Yesu ashimwe. Amen. Nshimiye Imana ko mpagaze hano. I thank God to be here. Amazina yanjye nitwa MURWANASHYAKA Appolinaire. My name is MURWANASHYAKA Appolinaire. Ngiriye ubuntu bwo guhagarara ntanga ubuhamya. It is by the grace of God to stand here testifying. Mbere abantu baravuga ngo bagiriye ubuntu sinumva icyo bashaka kuvuga nkagira ngo ni formule. Before people used to say it is the grace, but I thought it was a formula just. Ariko naje kumenya ko kugira ngo uhagarare imbere y'abana b'Imana uhabwe n'umunota umwe. But I came to realize that to be given at least 1 minute to stand before the congregation, Ni iby'igiciro byinshi. it's a precious thing. Kandi banaguteza amatwi. And even the audience listening from you. Ndabona nta muntu n'umwe urangaye. And I see everyone is focusing. Nubwo umushumba atigeze avuga iminota dukoresha ariko nzi ko ari 10. Even if the pastor didn't mention the time we are given, but I know it is 10 minutes. Kubera gahunda nyinshi yatubwiye ijambo ry'Imana, ifunguro ryera n'ibindi. Because of the program, he said, the word of God and the Holy Communion, etc. Mfite ubuhamya bugendanye n'amezi abiri ashize. So I have a testimony of 2 months ago. Ariko ikintu nshimira Imana nuko yampaye itorero. But first of all, I thank God that he gave me the church. Kubo nigeze gusangiza ubuhamya nakiriye agakiza 2011. So I received the salvation the year 2011. Tariki 5 z'ukwa kabiri nibwo narindiye Butare. It was 5th February, I was in Butare. Impamvu numva ko ariyo tariki nakiriye agakiza. The reason why I say this is the date I received the salvation. Nuko umushumba Jean Pierre we warambwirije ubutumwa bwiza. So it is because the pastor Jean Pierre who preached me the gospel. Narabyemeraga ariko hakaba ikintu kimwe numva ntarageraho. So I could agree with him, but still having a challenge of one thing. Kandi nicyo kidutandukanya n'abatizera. Which was an issue separate us from the unbelievers. Nuko duhamya ko turi abera. To testify that we are holy. Ibindi tubihuriyeho n'abandi. So we share the rest of the things with others. Bemera yuko Yesu yaje kugira ngo ababambirwe. So they believe that Jesus came for crucifixion of them. Bakemera yuko yanazutse. And they believe that he was resurrected. Ariko bagahakana ko batera. But they deny that they are not holy. Ubuntu Imana yatugiriye yaduhishuriye. And the grace of God that God revealed to us. Nuko tuzi ibyo ariko tugahamya yuko twera. It is that we know all of that and we end it with this testimony that we are holy. Imana ishimwe. Ariko abantu bera nibazamure ibiganza ndebe. I want to see the hands of the holy people here. Amen. Amen. Mu buhamya bwanjye rero nayo mvuze ko ndavuga ku mezi abiri ashize gusa. So I will only talk about the 2 months ago in my testimony. Ndashaka gusoma umurongo umwe ariko wenda pastor wihorere kugira ngo ntafate igihe kinini. I want to read one verse. Luka ibice 18 umurongo wa 27. Luke chapter 18 verse 22. Aravuga ngo arabasubiza ati ibidashobokera abantu bishobokera Imana. So he answered to them, saying, what is not possible to men, they are possible to God. Iri jambo Yesu yaribwiye abigishwa be. Jesus spoke this word to his disciples. Nyuma yuko hari umuntu umusanze amubaza ngo akora iki kugira ngo abone ubwami bw'Imana. After a person came to him asking, what can I do to inherit the kingdom of heaven? Amubwira kwitondera amategeko yose. So he told him to keep all the laws. Aramusubiza ati uhereye mu bwana bwanjye narayubahirije. And then the man answered to Jesus that he kept all since his youth. Yesu aramubwira ati ushigaje kimwe. And Jesus answered him that you remain one thing. Genda ugurisha ibintu byawe byose ubiha abakene. You go and sell all your properties and give to the poor people. Nibwo uzabona ubwami bw'Imana. That's when you can get the kingdom of heaven. Hano dufite ubutunzi butandukanye bitewe n'urugero umuntu agezemo. And here we have different richness. Ariko umuntu ufite etage ya miliyoni 600. But a person who has the big house of 600 millions.
bakubwiye ngo genda uyigurishe, when you are told you go and sell it, ayo mafaranga uyaha abakene, and then you share the money to the poor hari umuntu people, wabyemera? who can accept that? Mbere rero iri jambo ni ukuntu aryumvaga. That's how I used to think of this verse before. N'uyu musore asanze Yesu nuko yaryumvaga. So, and this young guy who met Jesus, this how he thought. Iri jambo yamubwiye byateye urujijo kubigishwa, bahita bamubaza ngo uko bimeze gutyo ninde ushobora gukizwa? So the answer of Jesus made the confusion in the disciples, and they asked him back, who can be saved then? Nibwo yabashubije hano narimvuze. That's when he answered them in this verse I have read. Arabasubiza ati ibidashobokera abantu bishobokera Imana. So he answered saying, what is impossible to men, it is possible to God. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Umushumba yatubwiye intumbero y'itorero, So the pastor told us the focus of the church, yuko muri iki gihe tugomba kugira abakristo 1,000. that we have to gain 1,000 members, Ariko intumbero y'igihe kirambye but the everlasting goal ni uko u Rwanda rwose ruzakizwa. is that all Rwanda to be saved. Hari ibitekerezo mpuza na Desire nubwo tutabana. So I share some thoughts with Desire, even if we don't live together. Ibibazo yahuye nabyo nanjye nahuye nabyo ndanibaza. So he met the same challenges I faced. U Rwanda rwose ruzakizwa n'abo dukora n'abatumva. So how the whole Rwanda will be saved, yet my co-workers are not listening. Njya mbabwira bakampindura umusazi. So when I preach to them, they consider me a crazy person, Bakanambwira ko niyemera. and they say I boast myself. Ariko nibyo u Rwanda rwose ruzakizwa. But that's true that all Rwanda will be saved. Hari ibihamya mfite, ubushize habaye sinzi uko byita event cyangwa habaye ibintu bibiri. So I have the fact that last time there was 2 events. Twatabaye Deacon Charles yabuze nyirabukwe ikabuga. So we went to support the Charles when he lost his mother-in-law in the Kabuga area. Tuhageze bagize umwanya baha umushumba ko kugira ngo abwirize. So they gave Pastor Cole the time to preach. Ariko igihe yarahagaze ari kubwiriza, And when he was front preaching, numvaga abantu bari banyicaye inyuma. I heard some voices of the people behind me. Bari bari kuvuga ngo ariko biriya bintu nubwo ari ubwa mbere tubyumvise ngo ariko nibyo. The people said, even if this is the first time we hear such kind of a message, but it is true. Byatumye nibuka rya jambo ngo u Rwanda rwose ruzakizwa. So it made me to remember the promise that all Rwanda will be saved. Bukeye bwaho kuwa kabiri twagiye i Nyanza. The next day we went to the funeral in Nyanza. Mbere yuko nza hano niho nari ntuye. And before I came here, that was my residence. Hari mwene data twateranaga yari yavuye mu mubiri. There was a fellow brother, he passed away. Najyanye n'umushumba Jean Pierre na Deacon Saidi. So I went there with the Pastor Jean Pierre and the Deacon Saidi. Ariko mu gihe Jean Pierre yari kubwiriza, And when Pastor Jean Pierre was preaching, abantu bari bicaye inyuma, still people behind me, baravuga ngo bari abantu nubwo batagira urusengero ngo ariko barasenga. so they say these people have no church, but they do gathering. Twahuriye n'abene data b'Irusizi bizera Yesu. And we met there the people from Rusizi who believe in Jesus. Na bene data b'Inyanza wenda uwo muzi Evariste. And the other team of Nyanza, you may know Brother Evariste. Bakajya bavuga ngo uri kubwiriza ngo ayoboye ab'i Kigali. And then people say this preacher is also a leader of the church in Kigali. Ngo uriya mwarimu wo kuresi ngo ayoboye ab'i Nyanza. And this teacher of AC is a leader of Nyanza. Ngo uriya wicaye yari ayoboye ab'i Rusizi. And this one is a leader of Rusizi. Byongeye kumpa gutekereza. And this made me to think. Ngo niba Rusizi hari abantu bizera Yesu. So if in Rusizi they are believers of Jesus. Intara y'Iburengerazuba. And the Western Province. Nyanza bakaba bahari. And in Nyanza. Ntara y'Amajyepfo. South Province. Muri kapitali bakaba bahari bangana gutya. And the capital city, you see how many we are. Iburasirazuba akaba Pastor ahari Dimo. And in Eastern Province, Pastor Dimon is there. Byari byose amajyaruguru naho barahari.
Probably in the other place in the north, there are some other gathering. ubwo se ntibyarangiye. Is there? U Rwanda rwose ruzakizwa rero. And therefore all Rwanda will be saved. Ahubwo nabyumvaga nabi, So I used to wrongly understand it, nkumva nijye uzabikora. thinking that I'm a person to fulfill it. Hari abantu baririmba indirimbo nubwo batazumva, There are people who sing even if they don't understand the lyrics. ariko hari indirimbo nabonye ivuga ngo Yesu ari mu kazi I heard a song which says Jesus is at work kuri YouTube. on YouTube. Wa mugabo ukenyera aririmba ngo Yesu ari mu kazi abyina. There is a man who sings saying Jesus is at Ahubwo work. nge namwe turabyemeranywa, Do we believe Yesu ari mu kazi. Jesus is at work U Rwanda rwose ruzakizwa. and all Rwanda will be saved? Iminota 10 iruzuye, I think it is almost 10 minutes. ariko mu nyongera ibiri nk'uko musanzwe mungerera ubuntu. But you give me additional time as you used to do. Narindi kuvuga aya mezi abiri ashize twagiriwe ubuntu bwo gukora amateraniro asanzwe n'ayo mu mibyizi. So in these 2 months ago, we received the grace to have different Hari gatherings. ibintu bigera muri 3 nakuyemo. And I learned around 3 things. Umushumba ko yaratwigishije ngo wizere Imana kugera ku iherezo. Pastor Cole taught us to believe in God until the end. Arangije atwigisha inkingi y'igicu yajyaga imbere y'Abisiraheli. And he taught us the cloud which was used to be in the front of the Israel people. Ngo iyo yageraga ahantu igahagarara nabo barahagarara. When it could stand, the people also used to stand behind it. Ntibari bazi iminsi bahamara. They didn't know how long they would spend there. Birashoboka ko batangiraga gukora imirimo yabo isanzwe. Probably they used to start their normal life works. Ariko iyi nkingi yahagurukaga, But when this pillar could stand up and move, ibyo bakoraga byose barabirekaga bakajyana nayo. they could stop whatever things they are doing and follow the pillar. Nigiyemo ko ubuzima bw'umwuka ari ukuyoborwa n'Imana, So I learned that the spiritual life is to be led by God, tukareka ibyo dutekereza, and we forget what we think. tugakurikira ijambo ry'Imana ariko ibinyujije mu itorero. We just follow the word of God spoken through the church. Niyo mpamvu natangiye vuga ngo ndashimira Imana ko nabonye itorero. That's why I started saying I thank God because of the church. Icya gatatu, The third thing, twateguye amasengesho y'abagabo dutumira umushumba Eric. so we prepared the married brothers gathering and we invited Pastor Eric. Mu by'ukuri Eric afite impano yo guhugura cyane. Surely Pastor Eric has a talent to train. Yatwigishije ibyo bita gusaba imbabazi bene data. So he taught us how we can ask for forgiveness, our fellow brethren. Nk'uko tubizi Imana nta rubanza itubaraho. As we all know, God does not impute sin to us Yatubabariye ibyaha byose. because he forgave us eternally. Ariko umushumba yongeye kutwibutsa ko bene data, But the pastor reminded us that the brethren, mu mpuguro yaduhaye, in his training, ko niba hari ikibazo mufitanye, if you have an issue with your fellow, ugomba kumwegera ukamusaba imbabazi you have to approach him or her and apologize kugira ngo ubumwe bw'itorero bukomeze. to maintain the unity of the church. Wenda nzongera kubona amahirwe ariko nzayabona kuko n'aya ngaya sinari nzi ko nyabona. Maybe I will get the more chance Nzongera mbasangize ku bintu nagiye nunguka hano, and I will share with you about the things I gained from this place. ariko nasoza mvuga ngo But I can end saying that nishimiye kuba mu itorero. I am happy to belong to the church. Hari umuntu ugiririmba ngo yishimiye kuba umunyarwanda, There is a person who sings saying he's happy to be around this. nanjye nishimiye kuba mu itorero. And I'm also happy to stay in the church. Murakoze cyane. I thank you so much.